Tugiye kurebera hamwe ibintu abantu benshi bicuza iyo bari ku gitanda baryamye bategereje gupfa. Most common deathbed regrets according to a palliative care nurse. Ibi bintu abantu bahuriraho bicuza iyo bagiye gupfa byakusanyijwe n'abaganga ndetse n'abavuzi bita ku barwayi barembye cyane. As you can imagine, when people know that they are dying, they often become reflecting about their lives. Nk'uko wabitekerezaho, iyo umuntu agiye gupfa atangira kugenda atekereza ku byamubayeho mu buzima. Many turn almost philosophical, eager to draw conclusions on the nature and mystery of life and important what wisdom they can conjure up to others. Mu gihe rero umuntu ategereje ko urupfu ruza cyangwa ari mu minsi ye ya nyuma, abenshi bahinduka abafilozofe cyangwa abavumbuzi kubera gutekereza ku bintu bagiye bacamo mu buzima, batekereza ku mayobera y'ubuzima ndetse n'icyo basigira abandi ku nama z'ibyo banyuzemo mu buzima. That's according to a woman called Bonnie Ware anyway. Bronnie spent a significant part of nursing career working with the dying. Ibyo bikaba byaratangajwe n'umuganga witwa Bronnie, akaba yaramaze ubuzima bwe hafi ya bwose akora akazi k'ubuganga yita ku bantu benda gupfa. As a palliative care nurse, she met lots of people on their deathbed, watching them slowly pass away. Uyu muganga Bonnie akora nk'umuganga wita ku barwayi benda gupfa, yabonye abantu benshi bapfuye abitegereza bagenda bapfa buhoro buhoro. It's a heavy topic, but one she covers with great insight and tenderness in her international best-selling memo. Iyi ngingo ni ingingo iremereye cyane cyangwa ikomeye kubera ko ari ukuvuga ku rupfu. Gusa uyu muganga akaba yarabyanditse no mu gitabo cye yashyize hanze. Kikaba gifite umutwe cyangwa kikaba cyitwa The 5 Regrets of the Dying, cyangwa ibintu bitanu abantu bicuza iyo benda gupfa. A life transformed by daily departing. These are the 5 main regrets that dying people have shared with her. Nk'iki gitabo uyu mugore akaba yaranditsemo ibintu bitanu abantu babaga benda gupfa cyangwa abarwayi babaga bari mu nzira yo gupfa baganiriye nawe. The first thing is, I wish I hadn't dedicated so much of my life to working so hard. Bronnie says that one of the most common bugs of conscience that those that are facing their own mortality have resolved around their career and working lives. Icyambere abantu benshi babaga bagiye gupfa bahuriragaho bamubwira nuko bicuzaga ko batigeze babona umwanya wo kwishimisha mu buzima, ahubwo baharaniye guhiga iby'isi cyangwa gukora cyane bityo ntibihe umwanya. She says it's especially true of men given how the generation that's elderly now used to see more men assuming the breadwinner role. Gupfa wicuza ko utigeze ubona umwanya wo gukora ibindi, ahubwo ubuzima bwawe bwose wahoraga uri mu kazi, bikaba bihurirwaho cyane n'abagabo kubera ko mu isi ya kera cyangwa isi ya mbere umugabo mu muryango niwe wari ufite inshingano y'100% yo kuzana icyo kurya mu rugo. While money is important, so many people regret spending so much time at work, time that could have been allocated to family, friends and pleasure. Nubwo amafaranga ari ingenzi mu buzima, ariko bamwe mu babaga bagiye gupfa bamubwiraga ko bicuza ko bapfushije umwanya igihe, ko bahoraga mu kazi ntibahe umwanya umuryango wabo, inshuti zabo ndetse no kugira ngo bafate akanya nabo bishimisha ubwabo. The second regret is, I wish I would lived my life the way I wanted
not how others expected me to behave. Icya kabiri abapfa bahuriraho bicuza ni ukuvuga bati ndicuza impamvu ntabayeho ubuzima bwanjye uburyo nabishakaga, ahubwo nkagerageza kubaho uko abandi bari biteze ko ngomba kubaho. The second great lament of those of their deathbeds is around being true to oneself. Abo barwayi baramubwiraga ati tubabazwa nuko twagerageje kubaho uko abandi bashakaga ko tuba, ahubwo twebwe ntitubeho uko icyo twashakaga. Bisobanuye ko bakoze ibyo abandi bababwiraga, ariko bo icyo bashakaga gukora ntibabashe kugikora mu buzima. Bonnie says that is the most common of all regrets she ever heard on her patients on their final beds. Uyu muganga Bonnie avuga ko kwicuza ko abantu batakoze icyo bashakaga mu buzima ari cyo abantu benshi bahuriragaho bahora basubiramo. She said people are saddened at never achieving or even attempting to achieve their personal dreams. Umuganga akomeza avuga ati abantu bapfa bababazwa cyane cyangwa bicuza cyane nuko batigeze bagerageza inzozi zabo cyangwa bakaba batarigeze banazigeraho. The third regret is I regret losing touch with so many of my friends. When people look back over their life toward the end of them, a surprise number feel somewhat contrite about having left friendship freeze out. Ikintu cya gatatu abagiye gupfa bahuriraho bicuza nuko bicuza kuba batakivugana n'inshuti zabo za kera. Iyo umuntu agiye gupfa atekereza ku buzima bwe, atekereza ku bantu bose bagiye babana, akicuza impamvu atakomeje umubano n'inshuti ze za kera. Friendship, like all relationship, require maintenance. Mu buzima ubundi ubushuti bisaba ko bwitabwaho, ni ukuvuga gukurikiranwa. It's easy to let them side and die out. Most of us forget about old friends until we are afforded a chance to reflect on our lives. Iyo umuntu adakomeje kubana n'inshuti ze bigeraho bikarangira ubushuti bugapfa, ariko iyo agiye gupfa nibwo abona umwanya wo gusubiza inyuma ibitekerezo akibuka inshuti ze za kera. Then many of us cast our mind back and have regret that we didn't do more to keep in contact with those people we met along in our lives. Iyo ugiye gupfa ubona umwanya wo gutekereza, ugatangira kwicuza ati ni kuki ntagumye mvugana n'aba bantu bari inshuti zanjye twagiye duhura mu buzima. The fourth wish is I wish I would been brave enough to express my feelings more. Many people suppressed their feelings in order to keep peace with others. Icya kane abantu benshi bicuza iyo bagiye gupfa ni ukuba bataragaragaje ibyiyumvo byabo imbere y'abantu bagira ngo bagire abo bashimisha cyangwa kugira ngo bishyire mu mahoro. As a result, they settle for a mediocre existence and never become who they were truly capable of becoming. Kubera kubaho batagaragaza imyumvire yabo kugira ngo biheshe amahoro hagati y'abandi bituma babaho ubuzima bubi kandi ntibabe bagera ku cyo bari bagakwiye kuba bageraho mu buzima. The fifth regret is I wish I would let myself be happier. Ikintu cya gatanu abantu bagiye gupfa bicuza ni ukuba mu buzima bwabo batarishimishije cyangwa bataratumye ubuzima bwabo babushimishije. Bonnie's final top lament of dying is a poignant one, and again a later common one. Icyo uyu muganga Bonnie arangiriza muri icyo gitabo cye
ni ikintu gikomeretsa umuntu uwo ari we wese. Whether it's fear of change or fear of letting others down, so many people take easy route or even the seemingly selfless one. Bishobora kuba biterwa n'ubwoba bw'ubuzima bugenda buhinduka cyangwa gutuma abandi babona ko wabatereranye. Abantu benshi muri ubu buzima baca mu nzira batagakwiye gucamo kugira ngo wenda bashimishe bagenzi babo. This was the 5 most common deathbed regrets according to a palliative care nurse. You can read more on msn.com. Thank you for your time. Don't forget to like and subscribe. If you have any suggestion, read the comment. Thank you. Have a nice day. Ibi byari ibintu bitanu abantu bagiye gupfa bahuriraho bicuza. Ushatse kubyisomera wabisanga kuri msn.com. Wakoze kubana nanjye, tekereza cyangwa inyunganizi yanjye muri comment. Urakoze, ugira ibihe byiza.